Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira dukosora ikizami nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ukandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Impamvu dukosora ikizame nk'iki, ibibazo biragaruka. Ntabwo bahimba ibibazo iyo bagiye kubabaza. Uba wakosora kino kizame kimwe wazagerwaho kubona ibibazo bitanu byagarutse byo mwa kino kizame kimwe wakosoye. Ubwo rero kugira ukore mwita utsinda bigusaba gukora imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. Mbibutsa ko kode ziri koneka waba uri hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351623 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko uri kure, ntabwo byagukundira kuza ngo twigane mu ishuri, naho twandikira kuri iyo nimero 0789351623 tukakwigisha mu gihe gitoya, nawe ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye kuri iyo nimero, muduhamagare kuri iyo nimero, byose tubibagezeho mu gihe gitoya, ugenda ukore rimwe uhita utsinda. Mbibutsa ko ngenda bashyiraho amasomo yo kugira ngo murusheho gukora bino bizame biba byakozwe bitabagoye, bino bibazo biba byakozwe murusheho kubikosora kandi munabyumva. Rero kugira ujye uhita uyabonera ku gihe, ukanda subscribe aho hasi kugira ngo nibishyiraho uzahita ubibonera ku gihe bitarindiye ko abantu babigusharinga kugira ngo bikugereho. Reka ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa dufite, gifite ishusho n'impande eshatu. Iyo bavuze ishusho ni gutyo uri kubona icyapa. Ese uri kubona ari uruziga, ese uri kubona ari impande enye, cyangwa uri kubona ari impande eshatu? Rero hano ishusho ni impande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera cyangwa bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki? Kugira umenye ubwoko bw'icyapa icyo gisobanura, uramaze ukamenya se kiri muri itsinda ry'ibyapa byo ku mihanda. Niyo mpamvu muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo abafasha kumva neza bino bizame biba byabajijwe, nabakoreye video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Niba utari wayibona, sura kuri YouTube channel cyangwa urebe muri comment ya mbere araba ari iyo video. Asigaye nawe nujya ugera ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Kino cyapa umuntu warebye iyo video ahise amenya ko kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira. None gisobanura iki? Iravuga ngo iteme ridahoraho. Iteme ni kimwe n'ikiraro. Beka ngo umuhanda utaringaniye. Seka ngo umuhanda winjira mu kuzimu. Deka ngo ubutaka bworoshye. Ese kino cyapa gisobanura iki? Akenshi ubusobanuro bw'icyapa ubumenyera ku kirango cyacyo, ukamanza ukanamenya n'icyo cyapa ubwoko kirimo, mu bwoko butanu bw'ibyapa byo ku mihanda. Ese kino cyapa kisobanura iki? Ndakeka ko wamaze guhita iso cy'ukuri. Rero hano ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Urebye neza kino cyapa uri kubona ni umuhanda urimo utuntu tugiye tumera nk'utudundo, bisobanuye ko umuhanda ugiye kwinjiramo utaringaniye. Bakabigushyiriraho kino cyapa kikuburira kugira ngo kikuburire icyago gishobora kugutungura mu gihe ugiye ku muvuduko runaka kandi ugeze ahantu hari ibintu bimeze nk'utudundo. Niyo mpamvu bagishyiraho kugira ngo umenye ingamba urafata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, ari ukugabanya umuvuduko cyangwa n'izindi wakoresha kugira ngo uhace udateje abandi bari gukoresha umuhanda ibyago. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789351623 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, ufite akazi katagukundira, uze twigane bitewe n'uko uri kure, naho uhita ukoresha nimero 0789351623 tukakwigisha, ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi. Niyo waduha saa 5 z'ijoro, twe turaboneka tukakwigisha igihe ubonekeye, ukaduha amasaha rero ubonekaho ku munsi. Rero mutwandikiye tubibafashemo, mwige mu gihe gitoya, mugende mukore, muhite mutsinda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho? Kunyuranaho ni kwa kundi ikinyabiziga kiba muri kujya mu cyerekezo kimwe ariko kikaba kikuri imbere kiri kugenda gahoro, ukaba wakiva inyuma ukakijya imbere.
ariko muba muri kugenda mu cyerekezo kimwe. None hano bari kukubaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho hehe. A iravuga ngo ahamanuka. B ikavuga ngo igihe umuhanda ari mugari. C ikavuga ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari igihe umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho? Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni C, igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso. Murabizi ko akunda uba ugiye kunyura ku muntu ukamuterera urumuri rw'amatara yawe maremare, ukagenda umyatsa uzimya watsa uzimya, agahita abona ko ushaka kumunyuraho. Rero nawe hari igihe akoresheje itara akakwakiriza nk'itara uri kukubwira ko byemewe kuba wamunyuraho, asigaye ukaba wamunyuraho, ariko akaba yakurebeye imbere ko nta cyago gihari, akareba ko nta modoka yari yaje, akareba ko atari mu muhanda, akareba ko imbere nta cyago gihari, akabona kuguha icyo kimenyetso kikwemerera kuba wamunyuraho. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero se, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiye kwambuka, ntibatangiye kwambuka, wakora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze kuri iriya nzira y'abanyamaguru iriya iba iri ku muhanda, hari ababa bemerewe kuba bakwambukira, barahahagaze ariko ntibatangiye kwambuka. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki? A iravuga ngo kuvuza ihoni, ukahagera ukavuza ihoni. B ikavuga ngo kwihangana ugategereza cyangwa ukabihanganira ugategereza bakabanza bakambuka. C ikavuga ngo gukomeza cyangwa ukikomereza. D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Mbibutsa ko bino bibazo iyo bagiye kubibaza ntabwo bahimba ibibazo, ahubwo neza neza gutya bimeze niko babibahereza. Ibintu baba bashobora gukoraho no guhindura zino nyuguti bakagenda bazicurikiranya, cyangwa nk'ingero bakagenda bazihindura izari ziri muri metero bakazishyira muri santimetero kugira base nk'abakujijisha. Niyo mpamvu ndi kubategura amasomo ku bipimo, ku matara. Niba ukeneye kuzabona iryo somo uhita ukanda subscribe hasi kugira ngo nidishyiraho uzahita ubibonera ku gihe. Bibutsa ko ari kuri hafi gukora, uri kubona utategereza iryo somo, uba wanyandikira ukaba wambwira nkagutegurira agasomo nkahita nkakaguhereza, nawe ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ntabwo mba nabura isomo naguha yagufasha kwitegura neza. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare tubibafashemo, turahari ku bwanyu. Hari reso cy'ukuri nta kindi ni B, ugomba kwihangana ugategereza bakamanza bakambuka. Ikibazo cya kane kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe? Aravuga ngo igihe gifite feri y'urugendo. B ikavuga ngo iyo batatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C ikavuga ngo ahatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Handitse cy'ukuri nta kindi ni C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, hari igisubizo bashyiramo nawe ugahita wumva ko kitaba ari cyo. Reba nk'ukuntu bari batangiye bari kubaza ariko bashyiraho ngo igihe gifite feri y'urugendo, ugahita umenya ko ibyo bintu ntabwo byerekeranye, ahubwo hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ahatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Nkomeje gushimira abantu baba mwavuye gukora ariko mukavuga ati reka tujye gushimira umuntu watwigishije. Hari ababyandika muri komenti, hari abatwandikira kuri WhatsApp, hari abaduhamagara. Imana ijya ibaha umugisha, bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikintu cyose cyabafasha muzajya muhita mukibonera kwa ino YouTube channel yacu. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo nitujya tubishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Hehe? A iravuga ngo mu nsisiro gusa. B ikavuga ngo ahegera inyamaswa zikurura. C ikavuga ngo hafi y'amatungo. D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Hari abantu benshi babimbaza iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo ngo biba bishatse kuvuga ngo iki? Biba bishatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ese hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko bamaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo ndetse na C ntabwo ariyo. Neza neza hari ikindi kibazo kimeze neza neza nka kino, ariko impamvu hano bibaye ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni uko bavuze ngo mu nsisiro gusa. Ubundi igisubizo cyakagombye kuba kiri ari ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Nibashyiraho ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, uzahita uvuga ko igisubizo cy'ukuri ari icyo bavuze ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Niba ari A uzayihitemo, ariko niba bavuga ngo mu nsisiro gusa uzahita uvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo D, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira mu ruhande rugendwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Niba hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, hari ukuntu bazabigaragaza kugira ngo niba uri kuhagana umenye ingamba urafata kugira ngo ukomeze urinde umutekano w'abandi bari gukoresha umuhanda, inzira nyabagendwa. Aravuga ngo kigaragazwa n'amabara akurikira icyo kimenyetso rero baba bahashyize, kiba kiri kwereka abantu bari gukoresha umuhanda, kiri kubamenyesha ko bagomba kwitonda. Aravuga ngo ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango cy'umweru. B ikavuga ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru, ikirango cy'umukara. C ikavuga ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu bara ryera, ikirango mu bara ry'umutuku n'umukara. Naho D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A akaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ubuso ubururu n'ikirango cy'umweru. Kino birumvikana ni icyapa gitegeka, kiba kigomba kugutegekaho ugomba gukikirira. Ikibazo cya karindwi kirabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Iyo bavuze ukuntu icyapa giteye bari kuvugira ishusho, uvuge ku buso, uvuge ku birango, mbese uvuge n'amabara akigize. A rero avuga ngo ishusho mpande eshatu, ubuso mu bara ryera, ikirango mu bara ry'umukara. B ikavuga ngo ishusho mpande enye, ubuso mu bara ry'ubururu n'ikirango kiri mu bara ryera. C ikavuga ngo ishusho y'uruziga mu bara ry'ubururu n'ikirango kiri mu bara ryera. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, tumaze kubimenyera, baba bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri rero cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ishusho aba ari mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu ndetse n'ikirango kiri mu bara ryera. Ndakeka ko waramaze kugihitamo rero, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ibinyabiziga berekeranye mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Ndakeka ko mwese mwagiye mubibona ejo bundi mu kwiyamamaza, biriya binyabiziga ukuntu byagendaga byakoze amatsinda, byabaga byatonda umurongo ukarenga metero 500. Niyo mpamvu babaga babigabanyijemo amatsinda. Rero n'ari amatsinda baba babigabanyijemo ntabwo aba agomba kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe? Aravuga ngo utarengeje metero 50. B ikavuga ngo utarengeje metero 100. C ikavuga ngo utarengeje metero 150. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uriya murongo riratsinda riba ryakoze se uba ufite ibipimo bingana bite? Ni ibihe bipimo utagomba kurenza? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Uriya murongo uba ugomba kutarenza metero 50.
ndakeka ko muhise mubyumva neza niba mwari muturiye imihanda mukabona ukuntu biriya binyabiziga byagendaga mu mihanda byakoze amatsinda, iriya mirongo wabaga warenga metero 500, biriya binyabiziga byose iyo babitondesha umurongo byabaga byarenze umurongo wa metero 500. Niyo mpamvu babigabanyagamo amatsinda, n'ayo matsinda ariko aba agomba kutarenza umurongo wa metero 50. Itsinda metero 50, irindi metero 50, ntibirenze metero 50. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo rero A, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789936323 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Ese ibi byapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi biba bigomba kwerekana ko waba wabibonye bikagarura urumuri ku buryo bibonera mu ntera ingana ute? Aravuga ngo metero 200, beka ngo metero 250, seka ngo metero 300, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi kwa zino nzira za gari ya moshi mu Rwanda ntabwo zirageramo, ariko ushobora kuba wajya nko gutwarira ikinyabiziga cyawe mu mahanga, wenda hari imihanda ya gari ya moshi ukuntu bimeze. Iyo ikinyabiziga kigiye kuhatambuka, iyo gari ya moshi igiye gutambuka, kubera iriya mihanda ya gari ya moshi ifata ubuso burebure kandi gari ya moshi ntigihagarara, rero birashoboka ko hari utundi duhanda tugenda twambukiranya imihanda ya gari ya moshi ducamo imodoka zisanzwe cyangwa ibinyabiziga bisanzwe. Ariko iyo gari ya moshi igiye gutambuka batsa amatara y'umuhondo ari kugenda myatsa azima yaka azima y'umutuku. Iyo yatse niba ugiye kwambukiranya uwo muhanda wa gari ya moshi uba uretse, kubera ko gari ya moshi bigiye gutambuka kandi ikintu isanze mu nzira cyose irakigonga. Rero nimugera aho ngaho ho gutwarira mu mahanga hari imihanda ya gari ya moshi, icyo kintu muzabe mukizi. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Aravuga ngo irangi ry'umuhondo ngarura rumuri, beka ngo irangi ry'umweru ngarura rumuri, seka ngo irangi risa n'icunga rishije ngarura rumuri, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano ndakeka ko amaze kugihitamo. Hano ushobora kwibaza se irangi ngarura rumuri gute? Ese irangi rigarura urumuri kwa kundi uba uri kugenda mu muhanda, urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rwakubita ku rangi ukabona irangi risa nkaho ryatse, ariko irangi ubwaryo murabizi ntiryaka, ariko urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubiseho risa nkaho ryatse. Ubwo rero iryo rangi aba ari irangi ngarura rumuri. Cyangwa kwa kundi uri kugenda mu muhanda icyapa kiri ahantu hari umwijima cyangwa nta matara yo ku muhanda ahari, ariko uturutse kuri urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rutoroshe ku cyapa uhita ubona gisa nkaho cyatse. Na kiriya kiba gikozwe mu buryo bw'ibikoresho ngarura rumuri. Ubwabyo ntabwo biba byaka, ariko iyo urumuri rukubiseho kw'ibyo bikoresho ngarura rumuri bisa nkaho byatse, bitewe n'ubutumwa bishaka kubwira umuyobozi w'ikinyabiziga, akaba yamenya icyo yashyira mu bikorwa kugira ngo akomeze kutabangamira imigendere isanzwe y'ibinyabiziga umuhanda. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarura rumuri. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ese iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa gisobanura iki? Neza neza kimeze nka cya kindi cyo ruguru, bitandukaniye ku birango. Ubwo bivuze ko kino cyapa nacyo kiburira. Ibyapa biburira birangwa n'iki? Biba bifite ishusho ya mpande eshatu, ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Ishusho ni mpande eshatu gutya turi kukibona kimeze, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera cyangwa bw'umweru n'ibirango by'umukara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Impamvu dukosora bino bizame, nababwiye ko ibibazo biragaruka, ntabwo bahimba ibibazo,
hari abantu bakunda no kubibaza akambwira se bino bibazo nibyo byongera bikagaruka neza neza gutya niko kigaruka kimeze. Rero kugira ukorere rimwe utsinde ugomba kuba warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe, kandi twe dukosora tunasobanura kugira ngo turusheho kubyumva. Ikindi cyiza cyo gukosora bino bizame biba byakozwe, ikintu wakosoye biba bigoye kugira ngo ukibagirwe. Iravuga ngo umuyaga w'intambike, mbega ngo urusaku rwo mu muhanda, ese ika ngo ikibuga cy'indege, mbega ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baguhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni umuyaga w'intambike. Kino cyapa uri kubona ko ari akantu k'agati kari ahantu hamanitseho akantu kameze nk'agatambaro kari guhuhwa n'umuyaga. Hano rero kino cyapa iyo bagishyizeho baba bari kukwereka ko ahantu ugiye kugera hari umuyaga w'intambike. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga cyawe, ubonye kiriya cyapa kigaragaza ko ugiye kugera impande y'ishuri, ese wakora iki? Iravuga ngo kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze, mbega ngo gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. Se ikavuga ngo kuvuza ihoni, mbega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cy'ukuri. Wowe hano urabona igisubizo cya nyacyo ari igihe? Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ipikipiki, utwaye velomoteri, utwaye imodoka, ubonye kiriya cyapa kigaragaza ko ugiye kugera hafi y'ishuri, ese wakora iki? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero mwa bino bisubizo bine baduhaye, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni uba ugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Nababwiye ko ibisubizo byinshi bavuga ngo kugabanya umuvuduko bikunda kuba ari byo. Nuba uri gukora ikizame ukabona igisubizo cyanditseho kugabanya umuvuduko, uri kubona nta kindi cyaba kirimo wahitamo, uzahita ugihitamo. Ntabwo mvuze ngo buri gihe kugabanya umuvuduko aba ari cyo, ariko 90% icyo kugabanya umuvuduko nkurikije igihe maze nkosora ibizame biba byakozwe kiba ari cyo. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo umubare w'abagenzi wemewe gutwarwa mu kinyabiziga wanditswe mu. Murabizi niba ikinyabiziga gitwara abantu 6 cyangwa 7 cyangwa 20, hari ahantu baba banditse. Ese baba banditswe hehe? Iravuga ngo icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga, mbega ngo inyemezabwishyu y'umusoro, se ikavuga ngo ubwishingizi, mbega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira mwa kino kizame cyakozwe. Ese umubare w'abagenzi bemewe gutwarwa mu kinyabiziga wandikwa he? Hano igisubizo cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, bagomba kwandikwa ku bwishingizi. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyitegereze neza, gifite ishusho y'uruziga, ntabwo ari impande 3, ntabwo ari impande 4. Ishusho ni uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera, n'ikirango cy'umukara cyanditsemo P ariko icishijemo umurongo w'umutuku. Kino cyapa gisobanura iki? Aravuga ngo birabujwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. B ikavuga ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. C ikavuga ngo birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. D ikavuga ngo parikingi. Ese kino cyapa gisobanura iki? Kino cyapa rero nta kindi gisobanura, gisobanura ko ndakeka ko amaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa iyo ukibonye biba bibujijwe guhagarara umwanya munini. Uba waparika wenda hari umuntu ugiye kuvamo agahita akomeza wenda agiye ku kazi, ni umuntu ugiye gusiga nk'ahantu. Rero hari igihe ushobora kuhagarika ikinyabiziga cyawe nk'umuntu akaza kukwandikira, bari aba babishinzwe bakora mu muhanda, akaza nko kuguhandikira ngo uri mu makosa.
uhita wisobanura ukavuga ati usanze nari ngiye ahubwo, kuko kino cyapa kiba kivuga ko bibujijwe guhagarara umwanya munini. Uhagarara akanya gatoya ni utuntu ugiye kudepoza ahantu iminota nk'ibiri cyangwa ni umuntu ugiye kuvamo, biba byemewe. Rero iyo aje akakubwira ati agiye kukwandikira, uhita umubwira ati ahubwo usanze nari ngiye guhaguruka, ntabwo aba akikwandikiye. Ubundi akenshi abantu babandikira bitewe n'ukuntu bisobanuye. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Nacyo gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ndetse n'ibirango by'umweru birimo igare ndetse n'abanyamaguru. A iravuga ngo aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B ikavuga ngo aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C ikavuga ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D ikavuga ngo abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Murabizi hari ahantu umuntu aba agomba kugera akava ku gare akagenda n'amaguru, ariko ibyo ntabwo ari byo turi kuvugaho, turi kuvuga kwa kino kibazo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko wamaze kubyitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Bibutsa ko kiriya cyapa kiri mu byapa bitegeka. Urumva iyo uzi ubwoko bw'ibyapa ukamenya ati bino byapa birabuza, bino byapa birategeka, bino byapa biraburira, bino byapa biraranga. Kuba wamenya ubusobanuro bw'icyapa biba byoroshye. Niba wari uzi ko kiriya cyapa gitegeka, nka bino bisubizo bine baguhaye nta kindi gisubizo cyari kirimo kigutegeka, uhita umenya ko ari C rero, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Niyo mpamvu niba utari wareba iriya video y'ibyapa byo ku mihanda, subira kuri YouTube channel yacu cyangwa unyandikiye, ntabwo byarenze iminota 2 nkahita nyiguha. Ukeneye kwiga by'umwihariko, ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu ishuri, ukora nijoro, ubyuka kare kare, ntabwo byagukundira ngo uze ku ishuri, uboneka amasaha y'umugoroba, uratwandikira kuri 0789 935 tukakwigisha mu gihe gitoya mu buryo bwa online, aho waba uri hose mu gihugu, tukakwigisha mu gihe gitoya ukagenda ugakora ugatsinda. Tuba dufite amasomo ko agenda akurikirana, tukagusobanura neza, imyitozo ihagije, ubusobanuro buhagije, amasomo ahagije, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Hano rero ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo se, inzira y'ibinyamitende itegetswe n'iy'abanyamaguru itegetswe. Ndakeka ko mwari mwamaze kubyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibishobora kurenga ibipimo bikurikira. A iravuga ngo santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B ikavuga ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze kucyandika ku gapapuro, ndakeka ko wamaze kucyandika. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, bibutsa ko ndi kubategura isomo ku bipimo. Ukeneye amasomo tuba twashyizeho tugenda dushyiraho kugira ngo abafashe kumva neza bino bizamini biba byakozwe, ukanda subscribe hasi kugira ngo nidishyiraho uzahita uribonera ku gihe bitagombye ko bagusharinga link. Rero kanda subscribe hasi, ikintu cyose kizo cyagufasha ugihita ukibonera ku gihe. Mukunda no kureba ziriya post mba nashyizeho, akenshi ni ibibazo biri kuba biri gukunda kugaruka. Rero kugira utwo tuntu tw'amaposti, ibibazo biri gukunda kugaruka, ndi kugenda posting ujye uhita ubona notification ko tubishyizeho, ukanda subscribe hasi. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, santimetero 50 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ese ni B, ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ariyo na B ikaba ariyo, cyangwa ni igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ni igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cy'ukuri cyo ni ikibazo cya 17 kirabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira.
hari ahantu biba bibujijwe ko wanyura ku kindi kinyabiziga uretse icy'ibiziga bibiri. Ubwo bino by'ibiziga bibiri bari kuvuga amapikipiki, za velomoteri ndetse n'amagare. Rero biba bibujijwe hehe? Aravuga ngo hafi y'iteme iyo umuhanda ufunganye. Beka ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura. Seka ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, baba bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, C ni igisubizo cy'ukuri, D ikaba iri kuvuga ko A na B na C ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko mwamaze kubyitamo, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku gapapuro. Kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe. Hano igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Bibujijwe hafi y'iteme aho umuhanda ufunganye. Umuhanda urafunganye, kunyuranaho byateza inkomyi. B nayo ni igisubizo cy'ukuri, hafi y'aho abanyamaguru banyura biba bibujijwe kunyuranaho utaba wabateza ibyago. Sega ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, cyangwa mugeze ahantu hameze nabi mu muhanda biri gusaba gukikira, aho naho biba bibujijwe kuba wanyuranaho uretse ku biziga bibiri. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo D, ibisubizo byose ni ukuri. Ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo umuhanda wambukiranya inzira ya gari ya moshi. Umuhanda wambukiranya inzira ya gari ya moshi. Tireze neza, nibyo nababwiye nabasobanuriyeho. Ariko haba hari amatara agenda yaka akubwira ko hagiye guca gari ya moshi. Ariko murabona ko ari ino shusho, bibutse ko namaze kubafatira amashusho yose bababaza, nyakorera video imwe ari kuri YouTube channel. Gisubiraho uyarebe kugira ngo nujye ugera ku kibazo cy'amashusho byere kujya bikugora. Ukeneye kwiga ikinyabiziga tutwandikira kuri 078 935 16 23 tukabigufashamo. Cyane cyane rero uri hano mu mujyi wa Kigali biba byoroshye, turakwigisha mu gihe gitoya, mu kwezi kumwe ukagenda ugakora. Nta muntu twigisha gukora kabiri. Ariko rero no mu gahanda gwa gari ya moshi hari indi mihanda iri kugenda iwambukiranya. Hano batubajijeho ngo iki, tugiye kureba ibisubizo bine baduhaye, turemo ko turabona icy'ukuri tucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo nshobora gukomeza kwambuka umuhanda kubera ko uruzitiro rufunguye. Beka ngo ngomba guhagarara munsi y'itara ry'umutuku rimyatsa. Seka ngo ntabwo nakomeza urugendo rwanjye, ngomba guhita mpagarara. Deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ariko nura muhanda wambukiranya uno muhanda wa gari ya moshi, uri kwambukiranya uno muhanda wa gari ya moshi. Ariko uriko hari amatara y'umutuku ari kwaka. Ese urora umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kwambukiranya mwa bino bisubizo bine baduhaye, urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igisozo cy'ukuri cyandika ku gapapuro. Ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, ngomba guhagarara munsi y'itara ry'umutuku rimyatsa. Nari nabibabwiye, iyo ugiye kwambukiranya umuhanda wa gari ya moshi ukabona yakije amatara y'umutuku amyatsa, uhita uhagarara. Gari ya moshi igiye gutambuka kandi ikintu cyose kiri mu muhanda irakigonga, ntabwo igihagarara. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzwa n'uturanga gukata twibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha, ese tumenyesha iki? Iravuga ngo igice cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. Beka ngo ahegereye umurongo ukomeje. Seka ngo igabanwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Deka ngo A ndetse na C nibyo. A igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, na C igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, nibyo bisubizo by'ukuri. Hano abona igisozo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igisozo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Bibutsa ko haba hari n'icyapa kibikwereka. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho, kirabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Bibutsa ko muri bwa buryo bwo kubategura amasomo
yo kubafasha kumva neza bino bizami biba byakozwe, nabateguriye n'isomo ku bimenyetso bimurika. Niba utari waribona subira kuri YouTube channel yacu urirebe kugira ngo nujya ubigeraho ujye uba ubizi. Iravuga ngo biteganye beka ngo ku murongo umwe, seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri biteganye cyangwa ku murongo umwe. Ndeka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko hano hari ibimenyetso bimurika ibinyabiziga bishobora kuhagenda biteganye cyangwa ku murongo umwe, kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma. A na B bishobora kuba ibisubizo by'ukuri. Hano wumve neza kino kibazo babajije, haravuga ngo hano kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda A biteganye, B ku murongo umwe, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano rero nta gisozo cy'ukuri kirimo, ibinyabiziga ntibiba byahagenda biteganye ndetse nta nubwo biba byagenda ku murongo umwe, ubwo bivuze ko A na B atari ibisubizo by'ukuri. Mbibutsa ku kibazo bashobora kubabaza gishobora kuba kiri gukunda kugaruka, muzajya mukibona mwa biriya bintu mba napostinze. Rero kugira ujye uhita ubibona ku gihe, kanda subscribe hasi. Wagize ikibazo mwa kino kizamwe uhita umpamagara cyangwa ukanyandikira nkagusobanura. Serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose wagize iba ari ubuntu. Kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Amasomo dukomeje kuyatanga ku bantu bitakundira kuza mu ishuri, tukabigisha mu buryo bwa online bagakora rimwe. Ukeneye kwiga ikinyabiziga byose uhita utwandikira cyangwa duhamagara kuri 0789 935 16 23 tukabigufashamo mu gihe gito, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko kino kizamero dukosoye hari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, cyandike muri comment. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha abantu bari gukora amahirwe masa.